Hariho igihe nicara ngatekereza Mwami ndagarutse sinshaka irarika Byahishuwe 22 umurongo wa 17. Mwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva wese nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze ushaka ajana amazi y'ubugingo ku buntu. Nyuma y'ibiterane bya abagorozi bakoreye hirya no hino muri teritori ya Masisi, bongeye kubategurira igiterane cya General Conference kizabera mu mudugudu wa Ngungu. Hariho igihe nicara ngatekereza uko abakristo ba mbere babaye mu bihe bibi, bari bafite umunsi umwe, intego yabo yari mbega ubwuzu buzaba buri muri ico giterane. Nababwira ukuri yuko utazahaboneka azabagize igihombo gikabije. Dore igiterane we narindi umwami w'amahoro ndategereze. Zefaniya 3 umurongo wa 18 haravuga hati nzateranyiriza hamwe abakumbuye guterana kwera, bahoze ari abawe bavunwa n'ibibakoze isoni. Niyo mpamvu tubararika mwese Gicanga, Kibarizo, Kirorirwe, Karehe, Karungu n'ahakikije hose. Turagushimye Mana y'urukundo kuko Kivuye namwe mudasigaye, Kalembe, Kaniro, Kibabi n'Ikaruba namwe muzatebuke. Musheberi, Masisi, Mweso, Mushaki, Minova, Mweto, Mpati ndetse n'amahanga yose namwe mwese murararitswe. Ngatekereza iby'igi